amarushanwa y'ubwiza ndabamenyesha ko atari hano mu Rwanda gusaba ari no ku rwego rw'isi. Amarushanwa y'ubwiza yamenyekanye cyane cyane mu myaka y'1880 mu gihugu cy'Ububirigi, aho ikamba ryatwaye n'umwana w'imyaka 18. Ibyasabwaga abahatanye muri iri rushanwa kwari ugutanga ifoto yawe ndetse n'inyandiko isobanura muri make uwuriwe. Ibirori nk'ibi ntago byafatwaga nk'ibikomeye ndetse ntibyanubahagwa. Byatangiye kumenyekana mu mwaka w'1921 ubwo habaga Miss America. Reka tubabwire amarushanwa y'ubwiza akomeye hano ku isi. Buri mwaka haba amarushanwa y'ubwiza akomeye mu bihugu bitandukanye ku isi. Amarushanwa nakomeye ku isi ni Miss World, Miss Universe, Miss International na Miss Earth. Aya marushanwa nafatwa nk'amarushanwa y'ubwiza akomeye ku isi ndetse y'ingenzi. Miss World ni iryo rushanwa mu marushanwa mpuzamahanga rimaze imyaka myinshi. Iri rushanwa ryatangiriye mu Bwongereza ritangijwe na Eric Morley mu mwaka w'1951. Nyuma y'urupfu rwa Morley mu mwaka w'2000, umugore we Julia Morley niwe wahise gutangira gutegura iri rushanwa. Miss Universe yatangiye mu mwaka w'1952 itangizwa na kompanyi Reka mushimire wowe wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro, nkushishikariza gukora subscribe kuri Bambariyo. So ngewe tugiye kubana ni Sedumaska nk'ibisanzwe, nkaba nongeye kugenda mu nce zitandukanye z'igihugu shakisha impano. Uyu munsi nkaba nabazaniye umusore utangaje ufite impano kabuhariwe, ngira ngo mbabwire ngo muraza gutangara, muraza kumirwa cyane. Ndagira ngo uyu musore ntangire mubwira ko yambaye neza. Asante sana papa. Ninde wagwitiyemo kwambara icyo cyangwa? Shana numwe kabisa, ngewe ndi papa nkanimama. Uri papa ukanimama. Okay. So ndagira ngo ntangire mwikaze kuri Bambariyo, utangire wibwira abakunzi bayo uriwe uri muntu ki? Ubundi amazina yanjye asanzwe nitwa Tuyishimire Angel, ariko ubundi amazina nkunda gukoresha mu kazi kanjye cyangwa se kubijyanye na talent zanjye naho nkorera, nkunda kwita Trinité, numva ari izina just nkunda ukuntu. Yes, wenda nagusobanura gato impamvu niyise Trinité. Trinité ni izina risa n'irijyana n'igitangazamakuru kimwe nkorera ahangaha cyanjye bwite. Yego. Yes, nkorera kuri Tubicano yitwa Ubutatu TV. Ubutatu TV. Ya niho ngerageza ku actinga nk'umunyamakuru, ariko hari n'ahandi hantu henshi ngenda nkorera. Okay. Bitandukanye n'impano nyine zanjye. Okay, ndagira ngo uze gufiringa as home. Umva kuri Bambariyo ruri mu rugo, sibyo? Ni urubuga rwashyiriweho abantu bafite impano, tugomba kugenda tuzana dufashe tumurika, sibyo? Ari nayo mpamvu hawe uburenganzira rwose bwo kuvuga ikinyamakuru ukorera, nta kibazo, nizo nshingano zacu. So ndagira nkubaze Trinité, wavuze ko uri umunyamakuru. Navuze ko ndi umunyamakuru, ariko muri rusange hari ibindi bintu nyine bigera kuri 2 nkora. Nkina, hari filimi nakinyemo, ndi umukinnyi wa filime, ariko nyuma yo kuba umukinnyi wa filime nkaba ndi n'umwanditsi wa filime. Iyo filime nakinyemo ni nanjye wari wayanditse ndabyibuka. Ni nawe wayanditse, wandika filime ukazikina, ukaba n'umunyamakuru. Akantu nigeze kumva ku ruhande nyuma ya kamera tutaratangira kuri n'umusesenguzi, byaba ari byo cyabambeshyaga? Ubundi abanyamakuru, yego, abanyamakuru nawe buri kano kanya urimo nko gusesengura, ugenda wibanda ku mpano nyine z'abantu bagiye batandukanye, ariko nanjye nk'umunyamakuru mfite ukuntu nkurikirana ibintu, mfite ukuntu ninjira mu bintu nyine nanjye nkamenya ese kubera iki bimeze gutya, byagenze gutya na gutya, nk'umunyamakuru akazi kacu nyine nawe urakazi. Yego. Okay. So ndagira ngo dutangire kuri ako kantu k'ubusesenguzi. Nkubwira ngo uyu munsi uhishiye iki abakunzi ba Bambariyo? Wenda ntago navuga ngo mbahishiye ikintu
kiri butware umwanya munini cyane. Yego. Uyu munsi nk'umunyamakuru ndi kumva mfite akegeranyo gatoya nabateguriye ku kintu kijyanye n'irushanwa ry'ubwiza. Ntabwo ndivuga ahanini cyane kuri Miss Rwanda, ahubwo ndavuga kuri ku marushanwa y'ubwiza muri rusange, ariko na Miss Rwanda ndateraho imbarutso gatoya kugira ngo nayo tugire ikintu tuyivugaho. Ikindi turarana nyine amarushanwa y'ubwiza, ese ni mu Rwanda bagusa cyangwa hari n'ahandi hantu yigize yaba, kugira ngo nyine dusobanurire abanyarwanda. Hari ukuntu abantu bafite imyumvire igiye itandukanye, ukumva umuntu aravuga ati bo irushanwa rya Miss Rwanda nta kintu rimariye abanyarwanda, nta kintu rimaze, ryavaho ritavaho nta kintu nampombye nta kintu nanungutse, ryavaho ritavaho nta kintu nyine kinini cyaba gihombye. Uyu munsi nshaka kubwira abanyarwanda yuko abantu bashobora kuba bazi ko irushanwa rya Miss Rwanda riri hano mu Rwanda cyangwa se nta kintu rimaze, ariko ndashaka kubabwira n'ahandi henshi cyane mu bihugu bigiye bitandukanye. Se irushanwa ryatangiye ryari ubundi? Apana hano mu Rwanda, ryatangiye ryari ku rwego rw'isi. So reka ntanagutindiye cyane, ariko bakunze ba Bamba yongeye muri kumva ibintu biri hano none ni mo fire. So Trinité, ndagira ngo utangire ukubita ubangura ubumvisha ukuntu ibintu hano ari uburyohe. Ubundi ngiye uburyo ngiye gukoramo, ngiye kubabwiramo, ngiye gukora uburyo bw'akadocumentary gatoya. Ugiye kubaha documentary kugira ngo babanze bakumve byerekeranye na Miss na Miss apana Miss Rwanda. Miss Rwanda icyo ndi babwiraho ndavuga utuntu twose twagiye twiranga muri izi ningi ya 2022, sinavuga niba agashya katuma Prince Kid kuba afunze, ntabwo navuga ko agashya, sinzi ukuntu nabona mbivuga mu Rwanda, twamutera amabuye, ariko ntibiri bubuze kuvuga ukuri kugira ngo ntibanda kuri ino ry'uyu mwaka. Ndagenda mvuga ku irushanwa rya Miss Rwanda, udushya mu marushanwa agiye aba, udushya twagiye turanga nyine iryo rushanwa, cyangwa se udushya twagiye turanga irushanwa rya Miss Rwanda kuva ryatangira. Ikindi navuga, abantu bazi ko irushanwa rya Miss Rwanda ryatangiye mu mwaka 2008, ariko nk'abanyamakuru dusesengwe dusanga atari bwo ryatangiye, ubwo ryaratangiye mu mwaka w'1992 ku isi cyangwa mu Rwanda. Mu Rwanda ryatangiye muri 1992, riba 92, 93, 94 rirahagarara ryongera gusubukura mu 2008. So ndagira ngo tudatinze pfundura agaseke bahereza. Reka mbasuhuze cyane mwebwe mukomeje kubana natwe hano kuri Bambariyo. Aka ni akanya twabateguriye icyegeranyo tugiye kurebera hamwe irushanwa ry'ubwiza hano ku rwego rw'isi, cyangwa se tukanagezaho irushanwa ry'ubwiza hano mu Rwanda. Amarushanwa y'ubwiza ubusanzwe yibanda ku kureba ubwiza bw'abahatana, nubwo amenshi muri hiyongeraho kureba ubwenge, impano ndetse n'ubushobozi bw'abahatana mu gusubiza ibibazo biba byateguye bikanabazwa n'akanama nkemurampaka. Abategura amarushanwa y'ubwiza bashobora gushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga iryo rushanwa, harimo nk'imyaka yemerewe kwiyamamaza. Mu mategeko hashobora kuba harimo kuhatana agomba kuba atarashaka ndetse afite n'imico myiza. Ku mabwiriza hashobora no kwiyongeraho ko imyambaro nayo izahabwa amanota. Mu bihembo bihembwa uwegukanye irushanwa ry'ubwiza runaka harimo ikamba, amafaranga, kurihirwa, kwiga kaminuza n'ibindi. Amarushanwa y'ubwiza ndabamenyesha ko atari hano mu Rwanda gusaba, ari no ku rwego rw'isi. Amarushanwa y'ubwiza yamenyekanye cyane cyane mu myaka y'1880 n'1888 mu gihugu cy'Ububirigi, aho ikamba ryatwaye n'umwana w'imyaka 18. Ibyasabwaga abahatanye muri iri rushanwa kwari ugutanga ifoto yawe ndetse n'inyandiko isobanura muri make uwuriwe. Ibirori nk'ibi ntabwo byafatwaga nk'ibikomeye ndetse ntibyanubahagwa. Byatangiye kumenyekana mu mwaka w'1921 ubwo habaga Miss America. Reka tubabwire amarushanwa y'ubwiza akomeye hano ku isi. Buri mwaka haba amarushanwa y'ubwiza akomeye mu bihugu bitandukanye ku isi. Amarushanwa akomeye ku isi ni Miss World, Miss Universe, Miss International na Miss Earth. Aya marushanwa nafatwa nk'amarushanwa y'ubwiza akomeye ku isi ndetse y'ingenzi. Miss World ni iryo rushanwa mu marushanwa mpuzamahanga rimaze imyaka myinshi. Iri rushanwa ryatangiriye mu Bwongereza ritangijwe na Eric Moore mu mwaka w'1951.
nyuma y'urupfu rwa Mori mu mwaka wa 2000 umugore we Julia Mori niwe wahise gutangira gutegura irushanwa. Miss Universe yatangiye mu mwaka wa 1952 itangizwa na kompanyi yakoraga imyenda mu mujyi wa California yitwaga Pacific Mills. Iri rushanwa ryaje kujya mu biganza bya Chris Love nyuma ya Groove Wrestling mbere yuko rivugurwa na Donald Trump mu mwaka wa 1996 ubu kaba ritegurwa na WME na IMG. Igihugu cya mbere cyabanje kwigwiza haya makamba yose ni Brazil aho cyegukanye ikamba rya Miss Earth mu mwaka wa 2004. Amakamba abiri ya Miss Universe, amakamba abiri ya Miss Earth, ikamba rimwe rya Miss Wisi, Miss Worlds ndetse n'ikamba rimwe rya Miss International. Mu kwegukana ikamba rya Miss Earth mu mwaka wa 2005 Venezuela yabaye igihugu cya kabiri mu kwegukana buri kamba mu makamba y'ubwiza akomeye ku isi. Bafite amakamba 7 ya Miss Universe, amakamba 8 ya Miss International, amakamba 6 ya nyampinga w'isi, amakamba 2 ya Miss Earth. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Earth mu mwaka wa 2013 Venezuela yabaye igihugu cya mbere mu kwegukana amakamba menshi mu marushanwa y'ubwiza akomeye ku isi. Nyuma yo kwegukana ikamba rya nyampinga w'isi mu mwaka wa 2013 Philippines yabaye igihugu cya gatatu kugeza mu mwaka wa 2020. Nicyo gihugu cyo muri Aziya kimaze kwegukana buri kamba muri aya marushanwa mpuzamahanga. Igihugu cya Philippines kugeza ubu gifite amakamba 6 ya Miss International, amakamba ni ya Miss Earth ndetse n'ikamba rimwe rya Miss Wisi. Mu myaka 6 yikurikiranya kuva mu mwaka wa 2013 nibwo aya makamba yose abakobwa bakomoka muri Philippines bagiye bayegukana. Iki gihugu akaba nacyo gifite akagahigo. Nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Universe mu mwaka wa 2019 Puerto Rico yabaye igihugu cya kane mu kwegukana buri kamba mu marushanwa y'ubwiza akomeye ku isi. Kugeza ubu iki gihugu gifite amakamba 5 ya Miss Universe ndetse n'amakamba 2 kuri buri rushanwa. Reka turebere hamwe kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyo gifite irushanwa ry'ubwiza twakita nka Miss Rwanda. Irushanwa rya Miss Rwanda umwaka wa 2022 ryaje mu dushya twinshi, abantu bararivuga bararitaka, ariko nyuma biza kurangira ryegukanywe n'uwitwa Nshuti Divine Muheto. Nshuti Divine Muheto kandi kano kanya aho mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Ntakuntu yaba yitwa Muheto ngabura avunira umuheto. Kuko murabizi neza singi bivuze bwa mbere ku bitagazamakuru bitandukanye Nshuti Divine Muheto nyuma yuko Miss Rwanda 2022 irangiye hakurikiranwe ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid aho yakurikiranweho ibyaha bya ruswa y'igitsina. Uyu munsi kandi ntago tugiye kureba cyane ku irushanwa rya 2022 nuko ko ariko gashya kariranze muri uyu mwaka. Gusa kandi muri irushanwa rya 2022 rya Miss Rwanda Prince Kid wafungiwe kuba yaratse ruswa y'igitsina. Hari n'ibindi mu marushanwa yagiye abanza byagiye biba udushya mu marushanwa yagiye yandabanza. Ubundi Miss Rwanda yatangiye mu mwaka wa 1992 nubwo benshi bavuga ko yatangiye mu mwaka wa 2008. Ni kuki bavuga gutyo? Kuva mu mwaka wa 1992 kugera mu mwaka wa 1994 irushanwa naho ryabaye rihagarariye ryongera gusubukurwa mu mwaka wa 2008. Mu mwaka wa 1993 uwitwa Uwera Derira yahembwe 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Irushanwa ndakwibutsa ko ryabereye muri Hotel Shelando. Hagati yo mu mwaka wa 1994 na 2008 nta Miss Rwanda wigeze utorwa nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyakivuye muri genocide yakorewe abatutsi. Mu mwaka wa 2009 Miss Bahati Grace yabyaye akiri Miss akona ko nagashya karanze Miss Rwanda wa 2009 aho yabyaye akiri Miss Rwanda. Muri 2012 Miss Olor ntago yambitse ikamba no yarasimbuye kuko yarasimbuye ntago yigeze tumirwa muri ibyo birori bya Miss Rwanda. Mu mwaka wa 2014 nejo bundi Miss watowe yavuze igifaransa kitabaho. Ntago ndi babwira igifaransa yavuze ariko yavuze igifaransa kitabaho ku buryo niyo wagenekereza utari kumva icyo yarashatse kuvuga. Miss Colombe
yahawe imodoka ishaje ya Nissan. Bivugwa yuko iyo modoka yari ishaje yanamaze igihe kinini mu igaraje itarakorwa. Reka tugere kuri Miss Rwanda Nshuti Divine Muheto, naho yavuzweho gutanga ruswa y'igitsina. Ibyo byanafungishije Prince Kid uzwi nka Ishimwe Dieudonné. Nshuti Divine Muheto ubu ufite ikamba rya Miss Rwanda 2022, ariko kandi abateguraga iri rushanwa Prince Kid nawe akaba afunze ashinjwa yuko yaba yarasabaga ruswa y'igitsina abakobwa. Reka ngushimire cyane wakomeje kubana natwe kuri YouTube channel yacu Bamba Lyon. Ndeka ngushimire kandi nawe wabashe kudukurikirana kino kiganiro cyacu aho twavugaga muri makeya ese n'ibiki byaranze Miss Rwanda, aho twavugaga kandi ibyagiye biranga Miss Rwanda kuva aho yatangiriye kugeza ubu. Reka tugushimire kandi nawe wabashije kumenya aya mateka y'amarushanwa y'ubwiza hano ku mugabane wa Afrika ndetse no ku rwego rw'isi. Reka ngushimire kandi nawe wabashije kubana natwe njya gutegura kino kiganiro ndirene Trinité. Uwiteka guhere cyane kandi mugisha w'Imana iguhoreho, ayiguhe yose ukwingana, igusakareho yose kandi nta numwe ugabanyutseho. Ciao ciao. Wow. René, reka mubwire ngo congratulations. Thank you so much. Ufite impano ikomeye cyane. Bon, sinzi ariko ntago ari buri umwe ngo nuko ari umunyamakuru wakora icyo kintu. Wirefera kuri nderene. Inde muntu ninde muroro modo wawe? Ubundi umurori modo wanjye mu bunyamakuru ntago navuga ngo reka mvuge umurori modo kubijyanye na documentaire. Yego, nanjye no mubajije. Ya umurori modo kubijyanye na documentaire ni mwanafunzi, ni umupapa nkunda, ni umuntu w'umuhanga. Nigize kuri cyane ikiganiro cye yaranye n'igitangazamakuru kimwe cyane mu Rwanda ntibuka neza. Arimo aravuga ngo akunda ibintu byo gusoma. Okay. Ya kuva icyo gihe nagiye ntangira gusoma mvuga ati kabisa impapaza ubwenge. Okay. Cagutera ikirenge mu kiya. Naho ubundi mu bijyanye na entertainment umunyamakuru nkunda cyane Gerard Mbabazi. Wow. Umunyamakuru ndamukunda cyane ku bijyanye na entertainment. Nawe ni umuroro modo ukomeye. Okay, reka nguye ngo wirefera ku bantu b'abahanga cyane. Yes, thank you so much. Nanjye abantu ndabemera n'aba regent n'abantu twubaha muri iki gisate cy'abanyamakuru. So ndashaka kubaza itangazamakuru, documentaire, kwandika filimi, kuzikina, ibyo bintu bihuza ute, ubikora ute? Sinzi niba ari ibintu navuga ko bigoye, ingora kuko buriya ikintu yari icyawe kandi ikintu ugikunze ntago muri rusange ntago avuga ko ikintu kigoye. Wenda kwandika ni ibintu nkunda, ntago ari ibintu nize. Kwandika ni ibintu nkunda bindimo buryo ndabyibuka nkiri umwana nakoreshaga Facebook cyane kuko nari mfite page ya Facebook nanyuzagaho love story, inkuru z'urukundo, ugasanga nanditse inkuru ikava kuri episode ya mbere ikagera kuri episode ya 200 kandi iyo nkuru nka narayanditse nta kintu kindi kinyungu ntegereje, ntago narenze ko social media zihemba, nazandika kugira ngo numve ko abakunzi ba Trinité bari bwishime, bakumva ko ahari, bakumva ko hari ibintu byiza abafitiye byagira umumaro. Hari inkuru waba wibuka y'urukundo wanditse ubu wagira akantu k'agasample niyo kaba gato waduha? Hari inkuru y'urukundo nanditse iri kuri page ya Facebook yitwa Imbaraga z'urukundo, ariko binanditse kera ku buryo ndamutse ngiye kukubwira ngo hari sample nibuka nawe ngiye kukubeshya, gusa nuko yari inkuru y'urukundo. Umutwe wayo wagiraga ngo iki? Yitwaga Imbaraga z'urukundo. Witwaga Imbaraga z'urukundo. Yari inkuru y'urukundo, ndabyibuka yatangiye isomwa n'abantu bagasanga yagize like nka 15, ariko yagiye kugira mu episode 50 ari inkuru yakunzwe bitewe n'abantu bayikunze akajya banayisharinga abandi. Imaze kuyigenda igira nka like 200, inkuru yagiye kurangira ifite ibona nka like 300 500. Urumva ku mwana wanditse ikintu kikagira like zingana gutyo, uba wumva nyine nje numvaga ari ibintu bishaka ko binshimisha, umva nyine kari ibintu nkunze cyane bikanshimisha. Okay. None waje kubihagarika, waje cyarakomeje abantu basura René Trinité kuri Facebook niko witwa? Yes, kuri Facebook nitwa René Trinité. Okay, izo nkuru bazibona? Iyo nkuru bayibona kuri page ya Facebook yitwa
TV bayibona hiyo nkuru yitwa imbaraga z'urukundo. Ariko nyuma yo kuva gukorera kuri Facebook ubu ngubu nsigaye nkorera kuri YouTube channel nkuko nabibabwiye. Ubu ndi gutambutsa inkuru y'urukundo ni inkuru y'urukundo ariko ifite n'amasomo mu buzima busanzwe umuntu yakigiramo byinshi iri mu buryo bw'amajwi. Ntago ntegura kuyishyira mu buryo bw'amashusho, iri mu buryo bw'amajwi. Iyo nkuru yitwa kubambwa si ukumanikwa. Kubambwa si ukumanikwa. Kubambwa si ukumanikwa. Kiyo nkuru nteye ubwoba. Ntago gutemba. Kubambwa si washaka kuvuga iki? Wenda ikubiyemo uduce ushaka gusa nk'ubu sogongeza abantu. Episode 4 ikintu ikubiyemo nuko sinzi ukuntu nabivuga muri make. Iyo nkuru ikintu gikubiyemo n'ubuzima bw'umwana w'umusore, n'ubuzima tubamo bwano ku isi ariko bwano mu buzima bwa buri munsi, ariko ubuzima yagiye anyuramo. Navuga ko hari ukundi kuntu ugenda ukamenyana n'umuntu mu buzima busanzwe deni akagufasha kuva muri bya bintu waragiye ujyamo. Ndamutse nkusabye nkakubwira ngo René sa nk'uduha akantu gato gutuntu wanditse muri iyo story sa nkuvugamo niyo yaba 20 cyangwa 3 ariko abantu bumva uburyohe bwayo. Ubundi iyo ndimo kubara najye ngo iyo ndi kubara inkuru, iyo ndi kuvuga inkuru, iyo ndi gukora inkuru gutyo nabwo ngira uburyo mbivugamo. Ntago nandika ngo nsomere nk'uri gusoma igitabo. Mfite uburyo mbivugamo ku buryo nanone biryohera umuntu uri kumva, bikaryohera umuntu uri kumva iyo nkuru y'urukundo. Wabanza ugasoma ku mazi. Ndakeka twakomeza. Naho iyo ndi kuvuga inkuru y'urukundo reka ngende mvugamo ibyo nibuka kugira ngo wenda nta kibazo babe bagira inyota yo kujya kuyireba bakayumva. Inkuru yacu tuyitangiriye ahantu ubona yuko ni mu giti cyiza, igiti cy'amapera, hicayemo abasore babiri uri kubona, ariko guturuka ku rundi ruhande rwo hirya hari umwana w'umukobwa urimo kugenda azasatira ahantu abasore bari. Gusa abasore ukubitegereza urabona yuko bafite ibintu barimo baravuga tutari kubasha kumva, ariko ako kanya umukobwa yabagezeho, ako kanya umusore umwe aragenda aramwegera aramusuhuza. Umukobwa useka neza cyane, umukobwa ubona mwiza, umukobwa yambaye agakanzu k'umutuku, yambaye isaha ku kuboko, umukobwa wambaye udukweto twiza cyane, afite na marete mu ntoki. Ariko yegereye uwo musore barasuhuzanya nk'abantu baziranye, ubona ko nyine ari abantu badahuye bwa mbere, ubona ko ari abantu bakundana biyitegereje neza. Ariko muri ako kanya wa musore wundi wari uri kumwe na wa wundi wagiye gusuhuza uwo mukobwa yahisaza yirukanka asunika wa musore, maze wa musore yikubita ahantu mu byondo, ubona ko amusebeje imbere y'umukobwa. Kwikubita muri ibyo byondo, umukobwa nabuze uko abigenza, aragenda amupfukamira mu byondo amuhagurutsamo. Naho reka gacitse cyangwa naho gacitse nuko buriya no kugenda mvuga utuntu duke mba nibukamo. Ntawe kaba gacitse, ariko ntabwo wafata inkuru yose mu mutwe. Kuri umuhanga cyane, umuntu aragerageza. Ntabwo ari ukugerageza, urashoboye. Njye abantu bose nkunze gukorana nabo cyangwa nkunze banabanje kureba ubushobozi bwabo. Rero birantangaje kuba nsanze ku bwawe nari nibeshye. Thank you so much, it's motivation for me. Ntabwo bivuga ko ndeba baswa, ahubwo ndeba abahanga, ariko wowe nsanze uri umuhanga byihariye. Kubye nka kabiri kubyo nakekaga ko ushoboye cyangwa uri bumpe. Ngo ndizera ko n'abakunzi ba Bambariyoro bishimye, barimo barabona bagomba kwishima, kuko niyo mpamvu turi hano, tugomba kubagezaho ibiganiro byiza. Se hari uburyo izi mpano zawe, aka kazi ukora, hari uburyo bijya bikubyarira umusaruro, bya bwatangiye kukubyara umusaruro mu buryo buri income? Mu buryo buri income nshaka kubyaza umusaruro YouTube channel kurusha andi ma social media yose. Yego. Ubu kano kanya YouTube channel yanjye
irabura urabizi ikintu bisaba kugira ngo ube wamonetize utangire guhembwa Yego. irabura amasaha 200 yonyine. amasaha 200 ni amasaha make kugira ngo ese niyo yitwa ubutatu ni yawe? ni yanjye. Reka dushishikarize abantu kugenda bagakora subscribe. Yes, nibagenda bakore subscribe ku Butatu TV, Yego. bagende bakubaza yakurikirana ibiganiro bya entertainment, Yego. bakurikirane ibyegeranyo nzagenda bategurira, bagenda bakandeho subscribe, banera inkunga, bakore like, share na comment. Ariko nanone turababwira ko ibyo bazagenda gukora ku Butatu TV bagomba no kubikora hano kuri Bambariyo kuko niho bamenye. Wow. Buriya sinzi ngiye kubivuga muri buno buryo. Yego. Buriya ni umuntu nakwima subscribe. Sinzi ukuntu uwo muntu namwita. Kandi ari ubuntu. Subscribe n'ubu. Nubwo umuntu aba yaguze amadata ye tutabyirengagiza, ariko iyo ukanzeho ntacyo ubona. Buriya umuntu uzakwima subscribe kandi ukora ibiganiro byiza. Yego. Uwo muntu nta kindi kintu wamwitegaho. Reka. Ariko nanone umuntu uzakwima subscribe impamvu akaba yayikwima akaba ari uko ibiganiro bye bitamunyuze bitamushimishije. Yego. Uwo muntu kukwima subscribe ufite ishingiro. Yego. Ariko ikintu twabwira abakunzi bacu nuko subscribe kuyitanga kuri twebwe ntago wibeshye, ntago ubuyobye, dufite ibintu byiza tukugezaho, amakuru ukayamenyera kujya. Hari ukuntu ushobora kubona nk'irushanwa dufate ubu turabizi neza ko Bruce Melody ari kugenda azenguruka ku isi ahantu hatandukanye agenda akora ibitaramo, ugasanga dufate niba yakoreye igitaramo uyu munsi mu Bubiligi, abantu bakeneye kumenya aya makuru uyu munsi ukuntu byagenze mu Bubiligi. Ariko ugasanga niba icyo gitaramo kibaye uyu munsi ugasanga umuntu ngo ni umunyamakuru, iyo nkuru yizanye ku ukwezi kwarangiye cy'umwaka, iyo nkuru mu by'ukuri ntago abanyarwanda bayikeneye, barayimenye byararangiye. Ahubwo iyo nkuru ibintu niba biri kuba tubwira ukuntu bimeze nk'umunyamakuru, tumenye twe tutabashije kugira aho ngaho ukuntu byifashe. Okay. So ndagira ngo nkubwire, iyo mwe n'umuntu ikintu cya mbere mubwira ndavuga ngo courage. Murakoze. Iyo ushoboye rwose ndavuga ngo shyiramo imbaraga. Natwe nka Bambariyo tuba turaho hafi tureba ndavuga ko ibintu bitazapfa ubusa. Se urabyizeye? Nje nizeye ko ibintu bitazapfa ubusa, nizeye ko ibi ngibi ni ibintu bigomba kuntunga, ni ibintu bigomba kuntunga kandi bikamfasha no mu buzima busanzwe. Ni ibintu ibi ni ibintu ushobora no kwigisha uwawe wagukomokaho. Ibi ni ibintu bishobora nyine kugira ikintu bikumarira. Ni legacy. Ni legacy. Okay. Ndashaka kukubwira rero gutya. Sibyo? Ese wowe iyo wireba nka René Trinité, ukareba akazi ukora, ari nayo kariya yawe, niyo kariya cyari kandi kazi ufite ku ruhande. Mu buzima busanzwe hari akandi kazi mfite ku ruhande. Yego. Ariko ni akazi kunganira akangaka. Urabizi aka kazi yaba ari business. Business rero bisaba gushora. Hari ukuntu ushaka kwiyambaza n'akandi kantu. Yego. Ugakora kandi kantu kugira ngo uzushore muri ya business yawe, none ushaka kugira iki, ushaka kukariya. Wow. None ni ikintu iringiye kubaza ni iki ngiki. Ufite iyihe gahunda mu myaka 5 iri imbere? Ni iyihe ntumbero ufite? Intumbero mfite mu myaka 5 iri imbere. Yego. Ntago ari intumbero yo kuba ndi hafi ahangaha. Yego. Uri kubona hari abanyamakuru benshi bagiye bamenyekana benshi cyane. Tugiye tuzi ari uko bakoze ku maradiyo, atari uko bakoze ku mateleviziyo, ayangaya tuzi ku mashene. Ari uko bagiye bakora ibiganiro nk'ibi ngibi birimo gukora bakagenda bamenyekana. Intego mfite mu myaka 5 iri imbere nuko nzaba ndi umunyamakuru, kandi ku munyamakuru byongeyeho ko ndi umunyamakuru mwiza wemewe n'amategeko, umunyamakuru ufite uburenganzira bwo kwinjira ahantu ahariho hose. Wow. Reka tukwifuriza amahirwe masa. Murakoze cyane. Sibyo? Ariko ngira ngo dukomeze, sibyo? None iyo ureba iyi karire urimo y'ubunyamakuru, ubusesenguzi no gukina filime, sinzi niba buri gice tuzagira igice cyacu uyu munsi twibanze ku bunyamakuru n'ubusesenguzi, ariko ni izihe mbogamizi ubonamo? Ni izihe mbogamizi? Kuko mpamya ko naraye ndebye amakuru n'umugoroba sindebure kukavuga. Ndashaka dutandukanyiriza umunyamakuru uyu nguyu uri hano n'umunyamakuru ukora kuri radio. Yego. Okay. Wenda abanyamakuru ubundi ijambo umunyamakuru iyo amaze kuba umunyamakuru nuko wabaye intumwa ya rubanda. Okay. Ako kantu kumve neza, kuba umunyamakuru ntago ari ibintu umuntu agenda ngakore
ushaka kujya gukina film kugira ngo wishimishe ariko binagutunge, ariko iyo uri umunyamakuru uba uri intumwa ya rubanda, uba ugomba kubagezaho ikintu nyine kiri cyo, nta kujyana amakuru y'ibinyoma, nta kujyana amakuru y'ibihuha. Icyo ntekereza abanyamakuru bahuriyeho ni icyo ngicyo, nuko ari intumwa za rubanda. Ariko nk'umunyamakuru wo kuri radiyo ni umunyamakuru ushobora kugenda agenda ahantu hatandukanye mu biturage bitandukanye, agakusanya amakuru then akayanyuza kuri radiyo runaka, kuri radiyo. Wenda radiyo ikintu utandukanye na bino byacu dukora kuri ma YouTube channel, ku ma YouTube channel ho niba kino kiganiro cyangwa ugiye kugishyiraho imyaka ningahe izaza uzagenda usanga kino kiganiro urumva niba utanze message. Ese wumva twe tutari intumwa za rubanda? Turi intumwa za rubanda kuko niba none aha René Trinité twamushatse sibyo tukamumurikira rubanda, ejo mu gitondo hari umuntu ushaka kukureba akavuga ati René Trinité ngomba kumufata nkamwangaja cyangwa nkamuzamura akagera kuri uru rwego. Numva nta kintu umumariye abaturage. Icyo nari nshatse kuvuga yego nuko ahubwo ngiye numva isi iri kugenda itera imbere cyane. Yego itaranatera imbere radiyo zari ziriho, yego, ariko muri kano kanya impamvu ngendi guprefera cyane kuba naha amahirwe ibi byacu kurusha kuba najya kuri radiyo. Yego ibi byacu niba kino kiganiro tugikoranye uyu munsi umuntu akaza kukira akagikunda, akumva nashatse kugira ikintu akora bitewe n'impano ze yari yarazimije, yarapfukiranye ahantu. Iki kiganiro ugiye kugenda ugishyire kuri YouTube channel yawe, ugende ugishyire ukizamara imyaka kiriho yose, mu gihe cyose azagishakira azaza kibona. Ariko radiyo niba ikiganiro kinyuzeho uyu munsi saa moya niba kigucitse ndagushitse. Wow. Ngiye mprefera cyane aya makuru ngenda nkura kuri zino mbuga nkoranyambaga kurusha cyane kuri radiyo. Kuri radiyo hari usanga yagucitse buriya isuku ugenda itera imbere mu muvuduko, nako ushaka kumenya amakuru mu buryo nyine bwihuse. Se hari umuntu wari bwaguhembera ubuhanga ufite, ari ishimwe wari bwakure muri ibi bintu? Ishimwe nigize aranigaga. Yego nigaga ndumva hari utuntu twagendaga tuba mu kigo tumwe na tumwe, ukabona nk'itsinda murimo ukabona bararihembye. Ntabwo bampembye ku giti cyanjye, ahubwo bampembye nk'itsinda n'abantu. Babahembye nk'itsinda. Yego. Iryo tsinda ubu bimeze bite? Iryo tsinda uri kubona niba umuntu aba yiga, dufate niba narigaga nk'Ibutare, iryo tsinda turirimo umwari w'Igisenyi, umwari w'ahandi, birumvikana. Urumva nyine muvuye ku ishuri ubuzima bita butandukana. Ahandi hantu nigeze kuba nahemberwa ibintu bijyanye na talent n'impano cyangwa se mfite, ndabyibuka hari filime nakinagamo yitwa The Promise, nandikaga yacaga kuri Rwanda Cinema. Iyo filime ndabyibuka ari amarushanwa yigize kuba ku kigo dufite cy'urubyiruko, amarushanwa bamwe muri timu yacu baragenda babona amafaranga. Ndabyibuka ayo mafaranga ntabwo ari menshi nubwo ntibuka umubare wayo, ariko ayo mafaranga yaradushimishije ku buryo twishimye, twarishimye, turacelebratinga amafaranga yagira ikintu adufasha muri projet zikurikira, ku buryo nyine byari ibintu byiza, ku buryo numva ibyo nabyo bigenda bintera imbaraga, bigenda bigutera imbaraga. Niyo mbogamizi waba warigeze guhura nayo muri iyi kariyeri ukavuga ati waba warigeze utekereza guhagarika iyi kariya bitewe n'imbogamizi runaka? Yego. Byagenze gute? Reka mvuge wenda kuri kariyeri y'ubunyamakuru bwo sinzi ko hari ikintu cyamagarika. Yego. Kuko ari ibintu bari kuri mu maraso. Kumvura bikunze, nanjye ndabizi nibyo bintu byawe. Ariko nka kariya ya filimi nabundi ntago nakuze numva ntazakina filimi. Nakuze numva nzazandika, ariko nko ku munyamakuru nakuze numva mbishaka, numva nzakora no kuri radiyo. Hari ukuntu uhitamo section nabi nyine ugasanga birapfuye, ugasanga baye nibiyoba. Ariko nk'iyo umuntu bura dufate abantu bakina filime bura bahura n'ibintu byinshi bitandukanye, noneho byongeye hari ukuntu uba utuye ahantu batarasobanukirwa ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga niba uri gukina filime igusaba wenda dufate uri gukina n'umukobwa wenda mu buriri. Hari abantu batahita bumva yuko niba uri gukina n'umukobwa mu buriri batahita bumva yuko bitari burangiriraho. Iyo sene waba warayikinnye uri kumwe n'umukobwa mu buriri? Byari bimeze bite? Iyo sene ndashaka umbwira ukuntu behind the scene nyine muri gukora kuri sene byari bimeze, none nambwire feedback byaguhaye, izo ngaruka byatewe
no kuba warakinnye uri mu buriri. Yego. Bo ukuntu ubundi iyo scene iyo script yari yanditse ni njye nyir'ubwite ari wayiyandikiye, numva ngomba no kuzaparticipamo neza. Yego. Ndumva nagomba gukina ndi kumwe n'umukobwa muri salo. Umukobwa twicaranye. Yego. Akaza kunsura yambaye bimwe biturangaza. Akaza nyine nanjye nkamwakira, nkamuhobera, nkamuha bizu, akandyama mu gatuza. Hari abantu rero mu cyaro baba bazi yuko niba wicaye gutyo muri salo umukobwa kujya mu gatuza akahita bati no byarangirira no mu buriri bagiyemo. Ati no mu buriri bagiyemo ntabwo byarangiriye hariya. Kandi mu by'ukuri ese undi ugiyemo byaba bitwaye iki? Mushobora kujya mu buriri mugiye gukina n'ubundi izo film bikarangirira aho ngaho, ariko ugira ngo abanyarwanda babone message. Yego. Niyi feedback yatumye uvuga ati ngiye guhagarika gukina sinema? Ndabyibuka ukuntu umuntu aba ari mu kintu, ubundi ngiye ndi umukristo gatolika. Yego. Ndi umukristo gatolika, ariko hari ukuntu umuntu atavuga ati noneho Rene byarangiye, Rene byanze, yaguye pe. Yaguye. Yaguye abaye umusambanyi, none abakobwa arabamara. Yego. Niba agiye kuyakina n'umukobwa uyu munsi muri filime azagenda ahita aryamana nawe birangire ejo n'undi. Si ubundi koko buraba bibeshya cyangwa kuba ari ukuri? Iyo ukinanye n'umukobwa kwibeshya 100%. Ni ukwibeshya 100%. Ndabivuga nk'umuntu wandika filime unakina wanazikinnye. Yego. Ubundi kuri scene ukuntu biba byifashe. Yego. Ukuntu biba byifashe ubundi ntago ari mwenyine murimo gukinirayo. Wapi? Ushobora kuba babona nyine muri kamera abantu ni babiri, ariko ugasanga inyuma ya kamera hari abantu isoko. Ibura nanabwira abantu bakina filime ko gukina filime ni ubuhanga, ni impano, ni n'ubuhanga, ni no kwitinyuka cyane. No kwitinyuka cyane. Rero ntago ibyo bintu ntago byaba, ntago niba ukinnye usomana n'umukobwa birarangira ngo kuri kamera. Kuko n'umundi ahubwo so urota hari niyo script irangiye, kuko ntago uza amaso ariko kureba ukuntu byifashe. Ariko utinya abakobwa? Njyewe ntago ntinya abakobwa. Abakobwa turabakunda, n'abana beza. Nibo batubyara, ntago nabatinya. Kuntu uvuze iyo script ukagisimba ushaka no kuyirenga, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Ntago nicyo kintu cyatumye uvuga ati ngewe ngiye guhagarara gukina movie. Ntago ntahagaritse gukina movie. Icyabiteye wambwiye ngo byigeze kubaho? Nyine icyo kintu cyarabiteye nkumva se uko bazagufata ko banyise umusambanyi ubu nikabaye. Yego. Nyine nangiye kwenyera ntambuka ahantu wanyita umusambanyi. Ikintu gusambana ntago ari ikintu cyiza wakishimira kugenda uvuga ngo nahize intego y'ubusambanyi, nageze ku ntego, ntago ari ikintu cyiza wakishimira. So ndashaka kubaza tugana no ku musozo. Yego. Iyi kariyeri yawe ubuhanga ufite, ndeka manyumbaza nicyo uhishiye abakunzi bawe, nicyo uhishiye abanyarwanda muri rusange? Ikintu mbishiye abanyarwanda nuko ngiye ari ukuntu ngewe ni ngomba kuba intumwa yabo nk'umunyamakuru. Yego. Ariko ibijyanye na film kuzikina ntago ari n'umprefera cyane, ahubwo ngewe nzayamba message muri film nanditse. Bagende bazanye razona ahantu hagiye hatandukanye, nko kuri Rwanda Cinema bazazonaho. N'abantu ushobora kugenda handikira film bakayikora. Cyari umuntu waguteye kwandika filime, hari umuntu wo mu muryango wanyu yakinnye filime, hari umuntu w'umuroro modo wawe ukina filime, nta agent wirefera? Ikintu cyatumye nkunda kwandika nakubwiye kera kuri Facebook narandikaga, ntago mbizi niba bahari, ariko wenda akantu nyine mvuga ku kintu cyo kwandika, ngiye ndibuka nandika niga ku kigo. Yego. Nta nari mfite ikaye iyi ngiyi ya registre. Yego. Nkafata ati niba ndi kwandika kuva kwa mbere tide nibirangiye, nkandika inkuru yanjye. Nkandika inkuru nkayandika muri weekend kwa gatandatu mu gihe cya boom. Ugasanga ikayanye nayitanze. Wambwiye ngo nkunda abakobwa, ngo ntinya abakobwa, ariko ntabwo mbatiye nabwiye ko mbakunda ahubwo cyane. Ugasanga nk'ikaye yanjye irimo izo nkuru z'urukundo, zaga ari inkuru z'urukundo. Ugasanga mu gihe cya boom abakobwa badashaka kujya kubyina, ugasanga ni nk'itsinda ry'abakobwa 15 harimo umwe wicaye ari kubasomera. Ndabyibuka hari inkuru nakoreye umukobwa twakundanaga yitwa Love Me Like I Do. Mwaranakundanaga? Biri seri? Ubuse
ubu bimeze bite? Ntabwo nshaka kubivugaho cyane ariko iyo nkuru yari inkuru ikunzwe yarakunzwe ndayimwandikira arayisoma arayirangiza ayiha abantu agakayi kangarukira karashaje nkahita nk'amamo gift iyo niyo gift nari mfite yo kumuha icyo gihe reka iyo filimi yari nziza yari inkuru yitwa Love Me Like I Do yari inkuru nziza yarakunzwe icyo gihe mu kigo ndamenyekana nk'umuntu wandika ndamenyekana nk'umuntu nyine ukunda ibyo bintu kuko naga mfite amakaye kunyura sirikira mu bantu cyane cyane abana b'abatronkomeye baga ari ibintu bakunze cyane bagenda basoma inkuru zanjye mu makaye. Nkurikije ukuntu nakumvishe umeze nk'umuntu kwandika ari cyo kintu uha umwanya no gusesengura. Kwandika, gusesengura, gusoma ni ibintu numva nk'umwanya wanjye. Ni nabyo ukunda cyane. Nibyo nkunda pe. So narindi kukubaza abakunzi bawe bahishiye iki? Ikintu mishiye abakunzi banjye ni ukwandikira filime nziza bazagenda babona ahantu hagiye hatandukanye. Bazisanga he? Wagushaka yakubona te? Wenda nk'urugero nk'umuntu afite project ya film akaba afite ahantu ho kwitambukiriza ariko akaba yumva adafite ubushobozi bwo kuyandika. Yego. Ashobora kunsanga kuri social media. Kuri Instagram nitwa Trinité, kuri Facebook nitwa Trinité. Yego. Kuri Twitter naho ni Rene ubutatu, kuri Twitter ni Rene ubutatu. Kuri telefone rero, kuri telefone ushobora kwamagara kuri 0784 453 152 0784 4 453 162 aho nakwandikira filme nkayiguha nkagutoza ukuntu uzayidirectinga cyangwa nkavugana n'umudirector wawe akayidirectinga akazagenda uko nyishaka. Mfite ukuntu nandika filme naba ntari ku buryo na shoot iba ibintu bikagenda neza rwose nk'ukuntu byanditse kabisa. Ikindi kintu mishiye abantu rero cyane cyane bijyanye n'itangazamakuru ko tuzabera aho batari, tubagerera aho batagera nk'uko wangezeho. Tumenye izindi impano zimeze zite, tumenye ukuntu bigiye byifashe nyine ahandi ku zindi impano. Yego. Abakunzi ba Bambariyoro murabizi ko inshingano zacu ni ugufata izi impano zihishe mu mpande zitandukanye tukazimurikira rubanda, namwe mukadufasha mukazishyira kuri spotlight, mukazishyira ahagaragara. Mwabibonye ko Trinité ni umusore ushoboye. Trinité, wagushimira. Thank you so much. Mwakoze cyane. Jewe nabuze no kumusoza ikiganiro kubera ko uwanga nakubonanye nabuze ikintu mvuga. Reka nkubwire ngo courage gusa. Ikiganiro reka ngisoze. Ariko mbere gato tutaranasoza. Gira kandi kantu wahaba wibuka kaka documentary ubapfundikira agaseke nanone bajyana. Gato niyo kabi 70 ako aba wibuka uko gagamije. Ibintu by'ibyegeranyo bisaba gusoma ariko ako barakoze niyo baragakoze. Nigize nakora kivangukira. Cyegeranyo numva nari kukibuka neza ariko ari akabona navuze ati natangiye mvuga ngo yego kano kanya nicaye aha ngaha ndi minota 5 cyangwa se 30 ushobora kumbona nicaye Butare mu mujyi wa Huye. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'iterambere mu Rwanda cyangwa se iterambere ku rwego rw'isi. Turebere hamwe uko muri kano kanya nshobora kuba nicaye hano i Kigali ariko nkaba nicaye no ku mugabane wa Amerika. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku gikoresho cya muntu agendana mu buzima bwe bwa buri munsi. Kano kanya urimo urandeba kuri telefone yawe cyangwa se mudasobwa ariko kano kanya ngiye niyicariye aha ngaha muri studio za Bambariyo. Ariko nawe wicaye aho ngaho i Huye, Nyagatare, i Kigali urimo urandeba, urimo urakurikirana ibyo nkugezaho. Bivuze ko nawe wageze aha ngaha kuri Bambariyo. Icyo nakubwira kanda subscribe kuri Bambariyo, ukore like, share na comment, ukomeze kugenda ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Ngiye kugezaho kino kiganiro ndire Trinité. Witeka guhire cyane kandi mugisha Imana iguhoreho kandi gusakareho ayiguhe yose itagabanyije. Ciao. Bakunzi ba Bambariyo ndizera ko mwaryohewe cyane. Umusore nabazaniye umunsi nanjye ubwanjye yandenze. Bamubwira ngo umunyemana ukomeye kandi ukomereza aho ngaho.
urakoze cyane. hari ikintu kindi wumva ushaka kuvuga? Ikintu nshaka kuvuga ni ugushimira Bambariyo muri rusange, yatumye ibikorwa byacu bimenyekana. Bambariyo wewe uri kuyireba watumye ubutatu TV imenyekana. Thank you so much, Imana igumugisha. Ngiye nkunda gusabira abantu umugisha kuko nicyo kintu mba mfite kano kanya umugisha nawe gusabira nawe uri kureba ahura aho ngaho ukakugeraho. Kano kanya sinzi ngo niwe uri kureba kino kiganiro, ariko Uwiteka guhire cyane. Nicyo wababwira cyonyine? Nicyo nababwira, mudufashe, mudukurikirane, mukurikirane ibiganiro byacu, mukore like, share na comment, subscribe nayo buriya ni ingenzi cyane. Kugira ngo tubashe kugira aho tuva, tubashe no kugira aho tugera. Ndizera ko banyuzwe. Reka nkubwire ngo wahisemo kubana natwe waryohewe, nta gihombo wagize. So nkushimira cyane, nanakubwira ko inshingano zacu tukizikomeje zo kugenda dushaka impano, inyigisho, ubuhamya bitandukanye tukabibamurikira. Namwe akazi kanyu mu kudusapotinga, mukora subscribe, mukora share, comment. So twakomeje kubana ni Sedumaska nk'ibisanzwe. Hasta la vista.